Muraho neza bantu banjye dukunda kwiganirira, ndabashoje cyane aho muri hose. Amazina yanjye ni Ramsam Samuel. Uyu munsi turaza kuganira ikiganiro rwose cyagutse kivuga kuri izi ngingo uko ari ebyiri. Ingingo ya mbere ni gutegura ubukwe. Uri umusore ugiye kurongora, uri umukobwa ugiye kurongorwa, urimo urategura ubukwe. Ingingo ya kabiri ni ugutwerera, uri kwitwerereza, ariko turongera tuganire no gutaha ubukwe. Gutaha ikirori cy'umuntu bisaba iki, bigenda bite, ese hari kondisiyo byajyana byo cyangwa ni ukugenda gusa? Hari ibintu nabonye umusore yarimo ategura ubukwe, afata ikayi agategura abazakora mu bintu, abazamwambarira, abazagira bite, ariko hari n'ukora urutonde rw'abazamutwerera, akavuga ati nziranye n'abantu 120, ati buriya Samweli ubwo akora muri minisiteri runaka azantwerera 150, akandika izina agahita ashyiraho n'amafaranga we yitekerereje. Undi ati Korodina ndamuzi, twariganye, twaricanaga, buriya ngenekereje ni 30,000. Igisetsa rero ni uko amara kugenda yandika umuntu n'amafaranga yumva yamutwerera, akamuha na invitation, noneho utwerera niwe ugena ingano y'amafaranga cyangwa se ingano y'imfashanyo azamuha. Yamuha rero umubare utandukanye nayo yibwiraga ko yabona, akamurakarira ngo amuhaye make. Ngira ngo gutwerera nyine bijyana n'umutima w'umuntu, ntabwo dukwiye kuba tubigira priorite ngo nujya gutegura ubukwe wumve ko hari ingano y'amafaranga uzakura mu bantu ngo birangire nayo yapangiye. Ubwo bishatse kuvuga ngo rero wowe musore ugiye kurongora umukobwa, ugomba gutegura ubukwe bingana n'ubushobozi ufite, utitaye ku bandi bantu. Abandi bantu bagutwerera, it's a good, ni byiza, ariko batanagutwereye ntabwo ukwiye kuba urakarira abantu ngo banze kugutwerera nk'aho hari kontara mufitanye ijyanye n'intwererano. Njye nuko mbyumva. Ubwo niba wenda hari uwo nkoze ku mutima ambabarire, ntabwo aricyo ngamije. Njye mbagira ngo twiganirire, nidusanga kuko ari umuco tuwukomeze, kandi nidusanga hari ibyo tugomba kuba twahindura nabyo umuntu agenda abihindura. Hari ikindi nshaka ko tuganiraho nanone kijyanye no gutaha ubukwe. Gutaha ubukwe nabyo nabonye tubigiramo akavuyo, ntabwo tubikora neza. Ati gute? Uri umupapa, uri umumama, ufite abana wenda 6, ukongeraho umugabo, nawe ubwawe niba uri umudamu, ubwo ni abantu 8, mwese mukifata mugataha ubukwe bumwe. Kandi wa muntu apanga bije ashobora kuba yarapangiye bije y'umunyamuryango umwe, wenda se umupapa uzaza mu bukwe akavuga ati ngiye nzakora ubukwe bw'abantu 70,
ariko wajya kureba ugasanga mu gihe muri batandatu muri umunani mu rugo rumwe, n'urundi rugo naho haravamo batandatu, ahandi batandatu, ahandi batandatu, ahandi bane, ahandi bangahe, wajya kureba ugasanga nyiri gutegura ubukwe yisanze ari kwakira abantu 200 kandi yarapangiye abantu 70. Aha rero niho handi uzasanga abasaza bakuru, abakwe hafi aho ngaho, abantu basa bicaye imbere bari mu misango nyine y'ubukwe, bari bwakirwe wenda na neza cyane, banafate n'icyo kurya, nibijya kugera inyuma usange wowe utahanye umuheha. Buriya gutahana umuhaha biraza kujyana n'umubare w'abitabiriye ubukwe. Ntabwo ariko yari yabiteganyije, yari azi ko muzaza muri 70, none mwaje muri 200, byaturutse ku bantu nyine bagiye bazana n'iyo nka. Nimvuga n'iyo nka, ubwo umuntu yazanye umuryango wose ndetse azana n'uruhinja. Ahangaha nanone bijyane n'uburyo ki nabonye abantu bajya gufata amafunguro. Nyaboneka umuntu wakwiye kwiyubaha. Umuntu wakwiye kwiyubaha, ntabwo ari ubwa mbere ubonye ibiryo umuntu ukagenda akarura isahane ku buryo aba yicaye ntubashe kumubona we, ukibonera isahane, kugeza ubwo ashyiraho isosi ikagenda ijojoba mu bantu. Ntawe kariya kantu kiyubashye, ntabwo yiyubashye rwose. Buriya tugwiye gusobanuka, ukwiye gusobanuka rwose. Ugeze kuba ufite umuryango w'abantu 7, 8 baje mu bukwe, none ugezeho no kugira gutyo ugatondera kugeza igihe abantu bagiye kuza nyuma bagiye kubibura. Ugasanga umuntu ariyubashye pe, afite na kontake mu kiganza, ariko vraiment ntabwo ararya inyama ngo azihage. Ukabona afite umururumba, arakibaguzwa, arashakaho inyama z'inka ziriya, akongera agakatakata, agashaka n'ifi, akongera ukabona rwose yarukuye, arashaka n'inkoko. Isahani ikamubana ntoya, bikagenda bijojoba. Oya. Ntabwo biriya ari umuco wacu numva waturanga. Kwiyubaha rero mu bukwe nabyo ni byiza, kugena umubare w'abantu bari bwitabira ubukwe bwa runaka, ariko nawe wagiye nyine ukagena uburyo kiri gufata amafunguro. Nta byo gufata byeri ngo usange wazishyize munsi y'amaguru, wafashe kaziye wayicaye hejuru, kandi hari n'igihe usanga wazisize iwawe muri firigo, ariko ugasanga nyine ntabwo witwaye neza. Ugasanga ntabwo umuntu yitwaye neza. Ntiyamujyira ngo ndabeshya, ubwo muraza kunyandikira muri komenti hasi, noneho mumbwira ati hano wabeshye cyangwa se hano wavugishije ukuri. Noneho tuzagenda nyine tugenda tubinoza mu muco wacu. Kuri WhatsApp hari umuntu yandikiye yambwira ngo iki kintu mvuzeho kibaho, ngo ku kintu cy'abagabo bamwe na bamwe ngo usanga bashyira inzoga mu maguru. Ngo bashyira inzoga mu maguru. Urumva ko rero ni ukwisubiraho bikora n'ababikoze. Bivuze ngo wataye ibaba, aba bakureba baje no gutara amakuru nyine yawe y'imyifatire n'imimerere. Undi aragira ati okay. Yes. Ubwo rero kuri izo ngingo tuganiriyeho, ndakeka ibyo byose hari amasomo amwe namwe bigenda bidusigira. Ariko hagati aho ngaho utaza kwibagirwa gukanda subscribe, kandi notification, inzogera nyine uyikandeho ku buryo ki nzashyiraho amavideo ukaba wabona notification igaragaza ko nkuhaye video.
ukaba wayireba ukatwungura ibitekerezo, hanyuma tukagera kure mu mitekerereze n'imyumvire. Ndabakunda cyane aho muri hose, mukomeze kugira ibihe byiza.